aho muri hehe ko mutaza ntabwo ndabona amatapping screen guys ntabwo mfite topic zo kuryoshya no mfite topic zo kuganira ku ijambo ry'Imana so where are you I'm not seeing you it's almost time ndashaka abantu batapping screen nimumara kuza ndatangira live yanjye neza QI Imana igumugisha Fidel Imana igumugisha Takesh muy fan turi kumwe Gi Salvation joined Imana ibaho umugisha abantu mwa joinings I know. So where are you? Where are you guys? I have seen two people here. Tap your screen, tap on screen. I just want to see you. Ndashaka abantu turi kumwe tugatangira kuganira ijambo ry'Imana. Niba ukunda Imana, that's fine. It's okay. Niba utanayikunda ntacyo ariko waza ukumva Imana ikaguha umugisha. Muri hehe ngo tuganire. Ndashaka ko mutapping screening hababona neza muri hehe no guests now why muri hehe guys where are you guys muri he Fidel Richard Sony Innocent man go mugisha ndabategereje muri hehe nta n'umwe nsaba ngo muzamure tubone kuganira ntegereje umuntu uza tukaganira ijambo ry'Imana so where are you guys vraiment muri he ngo tuganire ijambo ry'Imana ndacyabategereje Rinda ibyo kwizera kuruta ibindi byose birindwa ndabategereje muri he mukore tap screen kugira ngo dukomeze tuganire ku magambo y'Imana muri he guys where are you mutapping screen kugira ngo tuganire mutapping screen muri hehe Arbel Blue how are you muri hehe more likes attract ndabakeneye guys muri hehe munsemba zamure tuganire ku ijambo ry'Imana ndabashaka ntaho ndi prosper Imana iguhe umugisha ugubwe neza cyane muri he ngo tuganire ku ijambo ry'Imana bivuga ngo rinda ibyo gukiranuka muri wowe niko Paulo yandikiye Timoteyo Luloviclo Imana iguhe umugisha muri he ngo tuganire Imana ibaho umugisha abantu Kennedy joined Imana iguhe umugisha Imana iguhe umugisha Yvonne Imana Innocent nawe be blessed ndagira ngo mutapping screen tuganire ijambo ry'Imana ngiye kubwiriza ushaka ko muzamura abinsabe ndamuzamura ampinyunganizi ubundi twivugira ijambo ry'Imana Imana rero nibaho umugisha cyane reka dutangire ndabona muhari 1 2 3 abo barahagije Yesu abaho umugisha tugiye kuganira urwandiko rwa 2 rwa Timoteyo ibice 4 umurongo wa 7 havuze iki haravuze ngo narwanye intambara yo kwizera narangije urugendo rwanjye narinze ibyo kwizera muri njyewe haleluya narwanye intambara nziza narangije urugendo rwanjye narinze ibyo gukiranuka niryo jambo tugiye kuganiraho ushaka ko nkuzamura bisabe ndakuzamura twiganire Yesu agumugisha ndabona mfite Nshuti Moses Imana igumugisha Benjamin Tori Nshuti Moses Innocent be blessed ndagira ngo guys dukomeze tugane ijambo ry'Imana Timoteyo yandika urwandiko rwandikira Timoteyo yamubwiye ko amaze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro ku murongo wa 6 amubwira ngo ngewe ubwanjye maze kumera nk'ibisukwa ku gicaniro amubwira n'ibindi bikomeye avuga ko yarwanye intambara nziza yo kwizera guys kurwanya intambara nziza yo kwizera nk'umukristo bivuze iki bivuze ngo ni ukwihanganira ibigeragezo byose biza ni ukwihanganira amakuba n'ibyago ni ukwihanganira buri kintu cyose cyaza mu nzira yawe ni ukwihanganira buri byago n'amakuba ni ukwihanganira ibyo unyuramo ubuzima butakunejeje bahati Evs Imana igumugisha nakubonye ni ukwihanganira buri kimwe cyose cyatuma kigutandukanya n'ubwiza bw'Imana cyangwa n'ubuntu bw'Imana niyo mpamvu Paulo yandikiye Timoteyo mu magambo aravuga ngo narinze ibyo kwizera guys ninde muri twe urinda ibyo kwizera warinda ibyo kwizera uti warinda ibyo kwizera ute Pure Love Samuel Imana igumugisha bahati Imana igumugisha Etienne be blessed ndimo ndababona mutapping screen kugira ngo tureko turi kumwe ubundi nukuri Imana iduhane umugisha mvuze iki
aravuga ngo narinzi ibyo kwizera ngo narwanye intambara nziza. Umukristo ubundi arwana intambara nziza gute? Umukristo arwana intambara ntago ari amakofe, ntago ari amabuye, nta nubwo ari n'ikindi. Umukristo arwana intambara yo kwizera igihe yihanganira ibimugerageza kandi ibyagombaga kumugusha byose bikava mu nzira, ahubwo agakomera. Umukristo arwana intambara yo kwizera igihe wari busambana ariko avuga ngo hoya nkunda Imana. Umukristo arwana intambara yo kwizera igihe wari bwibe ariko avuga ati hoya ntago nkwiye kwiba kuko nkunda iki Imana. Umukristo arwana intambara nziza avuga ngo muri ofisi nyoboye ntago nzarya ruswa, nzakomba gukora uko ibintu bigomba gukorwa. Niho umukristo agomba kurwana intambara nziza. Mbese hari ibintu utagomba gukora kubera ko ushaka kurwana intambara nziza yo kwizera. Imana duhana umugisha. Etienne, Imana gumugisha. Nyata Flo, Imana gumugisha. Oreste nawe yajoininze, Imana imuha umugisha. Nuko umukristo arwana intambara nziza yo kwizera. Nicyo kizakubwira umukristo rero akomeza kurwana intambara nziza yo kwizera. Kurwana intambara ntago ari ibintu byoroshye, ntago ari ibintu uvuga gutya. Ni urugamba uba urwana mu mutima wawe imbere muri wowe. Ni urugamba urwana imbere muri wowe. Hari ibintu bigupusa ngo kora ibi, ariko avuga ngo hoya ntago ngomba gukora ibi. God bless you nawe, God bless you Pierre Samuel, Imana gumugisha. Ni urugamba ugomba kurwana ruvuga ngo ntago ngomba gukora ikibi, ntago ngomba kujya mu bibi, ntago ngomba gukora amahano, ahubwo ngomba gukomera nkakomeza urugendo ndetse gukomeza n'abandi. Nirwo rugamba ugomba kurwana. Jaja be blessed, nakubonye wa joininze. So mutapping screen kugira ngo ndabe ko turi kumwe. Kurwana intambara yo kwizera ibintu bituma muri wowe ugaragara muri societe nk'umunyantege nke, nk'umuntu usuzuguritse. Ibyo byose ubishyira ku ruhande, ahubwo ugakora ikintu bita kwizera no kwihangana no kubireka, ugakomeza urugendo rukujyana aho ugomba kujya. Reka nkubwire, tuvukira mu miryango rimwe na rimwe tugakora amakosa tukanakubitwa, bye bakatunyuza akanyafu n'abandi bakadukubita. Love man, Imana igumugisha, bakadukubita kugira ngo tuzaba abagabo. Iyo ukoze ikosa maragukubita, nk'iyo by'isukari aragukubita. Tugenda duhanwa mu bwana bwacu no mu buto bwacu kugira ngo tuzaba abantu bashyitse, b'abagabo bashobora kuzakora ibintu bihambaye. Uko rero tugenda duhanwa mu rugo tukihangana, ejo bigakomeza gutyo umuntu akagera akaba umugabo, ni nako bikwiriye ko abantu bagomba kwihangana. Imana ibaho umugisha. Abantu turi kumwe ntago ndi kubabona, nta n'umwe uransaba ko muzamura kugira ngo tuganire kuri iri jambo, ariko ijambo ryatubwiye ngo narwanye intambara nziza. Musore urwana intambara gute mu kazi ukora? Mukobwa ahantu ukora urwana intambara gute? Mugabo muri ofisi urwana intambara gute? Mbese deje urwana intambara gute? Musirikare mu polisi urwana intambara yo kwizera gute? Ndavugana nawe ngo gerageza urwana intambara yo kwizera. Urwana intambara yo kwizera. Isa Iberi, mugubwe neza. 350, Imana igumugisha. Bolton Hussein joined, Imana igumugisha. Ndagira ngo mutapping screen kugira ngo umenye ko turi kumwe. Murwana intambara gute nziza yo kwizera? Mbese wowe ukora kuri gishe ya banke, umuntu yarangaye ukamutwara 5 cyangwa se 1000, icyo gihe ubuhemutse ubaye kigwari. Ntago mu bintu watojwe ari byo. Dutozwa kuba inyangamugayo tukagira indangagaciro. Ndagira ngo abantu barinde ibyo kwizera. Guys, mutapping screen, abantu bareftinga mutapping screen, basi mwigendere ko munsigire like kugira ngo abantu baze kumva ijambo ry'Imana. Munansabe kugira ngo bazamure mwumve icyo kintu. Ni gute warinda ibyo kwizera mu bugingo bwawe? Ni gute warinda indangagaciro za family ufite mu bugingo bwawe? Wenda ibyo kwizera ntukijijwe, ariko si indangagaciro z'umuryango wawe zo uzirinda gute? Guys, ndagira ngo turebe hamwe ukuntu bigomba kugenda. Tuzamurane kandi tuvuga ijambo ry'Imana. Gayere Ishimwe, be blessed, Imana igumugisha. Ndakubona tapping screen yawe. Java TV Rwanda, Imana igumugisha. Coffee joined, Imana ibamugisha. Ni gute warinda ibyo kwizera mu buzima bwawe? Rinda ibyo kwizera wa mukobwa we, kugira ngo uzabe umukobwa ushimishije mu rugo rwawe, cyangwa se abantu bazakunda mu rugo rwawe, cyangwa umugabo wakakubaha. Tangira uge kugira indangagaciro z'abantu b'Abanyarwanda, indangagaciro z'abantu bakunda Imana, kugira ngo uzabe umusore uzanyura umugore we, urugo rwawe rukaba amahoro. Tangira ugira indangagaciro z'umusore w'umunyarwanda kandi ukunda Imana, niho bizagukundira, niho bizashoboka. Yesu akumpera umugisha. Nuko nguko gahunda ibe yubatse. Rinda ibyo kwizera ku buzima bwawe, rinda ibyo kwizera muri famiye yawe, rinda indangagaciro z'uburere wahawe n'umuryango wawe, rinda indangagaciro zaho ukomoka.
indangagaciro z'ababyeyi ukomokamo, indangagaciro z'umuryango ukomokamo, indangagaciro z'ibere ryakonkeje, indangagaciro z'umubyeyi wakubyaye, indangagaciro papa wawe wakuriye amashuri yaguhaye. Waroyi Rwanda, Imana iguha umugisha. Yuza ndakubona, Imana iguha umugisha. Yuza 51813 join, Imana iguha umugisha. Alexi, Imana iguha umugisha. Imana ikugirire neza. Rinda indangagaciro z'umuryango ukomokamo, indangagaciro papa wakubyaye yaguhaye, indangagaciro y'amafaranga yarishwe hehe muri kaminuza cyangwa se ahariho hose bakwigishije. Rinda izo ndangagaciro, uzaba umuntu ukomeye. Ntago wajya kuba deje w'ikigo runaka uri umuntu uri vagabo, uri umusinzi ukora ibidakorwa. No, nta nubwo waba umusirikare ngo uzaba ofisiye ugera ahantu uri generali barushati bakubahe uri umuntu unyabaritse. Nta nubwo waba pasiteri unyabaritse, nta nubwo uzaba manager wa banke uri umuntu utazi gufata ibyemezo, uri umuntu uza adashokoje umusatsi, ishati idateye ipasi. No guys, ndababwira ngo tugire indangagaciro z'imiryango dukomokamo myiza, uburere baguhawe ugire indangagaciro zabwo. Numara kugira indangagaciro, nurangiza ugira indangagaciro, niba warakijwe urinde n'ibyo kwizera. Nkindi family, Imana iguha umugisha. Nitegeka Kenzo, Imana iguha umugisha. Where Stone nigane runaka yambaye ubusa, gende nkuko runaka agenda. No, ntago ari byo, ntago ari byo. Mbere ko mbabwira indangagaciro za Gikristo, banza umenye indangagaciro za mama wakonkeje. Ese yitwara gate? Ese yagenda gate? Ese yampannye ibiki? Ese yampanuye ibiki? Nurangiza uzaba umuntu ushimwa kandi Imana izaguha umugisha. Nurangiza ubone kujya mu bya Kristo. Paul avuga ngo narwanye intambara nziza. Mukobwa, rwana intambara, urugo rwawe uzarwubaka neza. Rwana intambara yo kwiyubaha, urwaye intambara yo kurinda ubusugi bwawe niba ukibufite, niba bwaratakaye wihangane, ariko rwana intambara yo kurinda abagukorakora. Urwaye intambara yo kwiyubaha, mu kazi wiyubahe, mu biro wiyubahe, mu akazi kose ukora wiyubahe, mu kabari wiyubahe, uri umuplanto wiyubahe. Imana izagukorera ikintu utatekerezaga. Yewe musore, rwana intambara yo kwiyubaha. Iyubahe mu byo ukora, iyubahe. Ntago abakobwa bakeneye abagabo bafeke babasinzi banywa tabi, no, bazambazambye. No, bakeneye umusore uzavamo umugabo, papa w'abana, uzamenya ko minerivare ikenewe, uzamenya ko ibintu byose bigomba kujya ku murongo. Abo nibo bantu. Abakobwa b'imi Imana ikeneye abasore bazi kureba bakavuga ngo madamu mpembwa 600 n'urugero kugira ngo tuzubake, reka tukoresha aya spending aya tuyashyire kuri teganya muri banke runaka, reka turihire umwana, duteganyirize umwana wacu agize imyaka wenda 8 ari muri primaire, ariko kugira ngo azige kaminuza tutavunitse tuyajyane muri beka, dukore ikintu cyo guteganyiriza umwana. N'uwo musore ufite ibitekerezo gutyo umukobwa akeneye. Indangagaciro ufite wa musore we, mbese izatuma wubaka urugo, izatuma abantu bagukunda, izatuma abantu bakwemera. Reba indangagaciro ufite kugira ngo urebe neza ko ibyo urimo ari ukuri. Bakobwa rata mwiyubahe, ntimube nk'abandi, ntimugende nk'abandi, ntimukore nk'iby'abandi bakora. No, genda uko wahamagawe, genda uko uri n'uko umeze. Imana izaguha umugisha. Yesu ashimwe cyane. Aravuga ngo narwanye intambara nziza. Pawulo, kurwana intambara nziza, twari turi muri Timoteyo 2:4-7 abantu baza batujoininga. Kurwana intambara nziza cyane nukurinda ibishuko byari bigiye kuza mu nzira yawe, byagutesha ubuzima, byakwangiriza ubuzima. Ibyo byose urabyirengagiza ukabijugunya kure. Intambara nziza nukurinda ubukobwa bwawe, nukurinda ibyo kwizera. Aje kwitanda kwa Kipani byo mu gishari bumva. Murakoze cyane. Uzute Jovita Donata Tene, Imana iguha umugisha. Jovita, ahantu uri ntago ndi kukumva neza, ariko Imana iguha umugisha. Murakoze cyane. Urayumva ute? Ntabwo natangiranye namwe, ariko aho mbashyikiriye ndumva ari byiza. Muri kuri topic mutaramanutse. Niba uri umumama urwaye intambara nziza mu bamama, niba uri umukobwa urwaye intambara nziza mu bakobwa, kugeza igihe uzambika ikamba. Amen. Yego. Timoteyo 2:2
gutangira urangije urugendo rwanjye byo kwizera ejo bitari n'ibyo kwizera muri wowe n'ibyo kwizera mu muryango n'ibyo kwizera mu kazi kawe n'ibyo kwizera aho ugenda n'aho utuye. Amen. Amen. Guta indangagaciro za gikristo muri twebwe dushaka kugenda nk'abandi, senge nka runaka, nambare nka runaka. Jojoba 250 be blessed nakubonye good man joined Imana gumugisha Jovita Imana kumpera umugisha Rinda Kristo wamenye haleluya. Nigerian boy joined Imana gumugisha ukubwe neza. Izo kuri topic ya kabiri kurwanya nziza bitari nyunganizi waduha. Shukuru Imana igumugisha. Aisha be blessed Gaju Imana igumugisha. Blessed Gaju. We started Pinati. Now we Tessie go to buy sesame. Then we continue. Yes guys, reka dukomeje ndumva ntafite connection nziza hagati yanyu no Jovita. Asema Fauzi no kumugisha. Iguhe umugisha. Aravuze ngo narangije urugendo rwanjye nari cyo kwizera. Garuke ku bakristo turinde ibyo kwizera. Ibyo kwizera abakristo muri ibyo kwizera. Kunda Imana n'umutima wawe wose, wivangavanga. Gukizwa nawe bizagutera umwaku. Niba ukunda Imana, kunda Imana n'umutima wawe wose. Niba wizera Imana, izera Imana n'umutima wawe wose. Nababwiye ngo muhere ku ndangagaciro twahawe n'ababyeyi nimurangiza muze kuzajya Kristo. Rehema Imana iguha umugisha. Nawe be blessed. Vava Veida ewan izina riragoye ariko ni Vava Imana iguha umugisha. Vava Ve bi Imana iguha umugisha. Rindi ibyo kwizera guys. Rindi ibyo kwizera. Chakaba Waka official joined Imana iguha umugisha. Sibo Eme Imana iguha umugisha. Butera Diane be blessed. Donata be blessed. Ndamubwira ngo murinde ibyo kwizera mu bugingo bwanyu. Rinda ubukobwa bwawe. Mukobwa rinda ubukobwa bwawe binyangamugayo wibeshya igakuvugisha ukuri. Tangira ubwiza abantu kuri. Jean Beni le souverain Imana iguha umugisha. Ongera utangira ubwiza abantu kuri. Yeka nkubwire abasore cyangwa se abakobwa bakiri batoya nkanjye nubwo nge nshaje nyine bizabaye ruyenze ariko turinde ibyo kwizera. Narinzi ibyo kwizera, rinda ibyo kwizera mu mutima wawe. Rinda indangagaciro z'umuryango wawe. Numara kuzirinda urinde ibyo kwizera muri wowe. Ntago warinda ibyo kwizera utararinda indangagaciro z'ababyeyi bakubyaye, utararinda indangagaciro z'umuryango uvukamo. Niba baziririza inzoga ziziririze, niba baziririza uburaya buziririze, niba baziririza ubujura buziririze. Ibyo byose ntago byashoboka. Rinda ibyo kwizera. Yesu aguha umugisha cyane. Antoinette Maombi be blessed bugingo Imana iguha umugisha. Byo bita Pacifique Gentil Imana iguha umugisha. Rinda ibyo kwizera. Mugabanye ibintu byinshi byo kwipazo Imana iguha umugisha. Ko Businge Jack Imana iguha umugisha. Guys, mbabwira ngo turinde ibyo kwizera ku bindi byose birindwa, kuko niba dukijijwe. Rinda indangagaciro z'umuryango wawe ukomokamo. Inama ya mama wawe yumvire, inama ya papa yumvire, wa musore uzaba umugabo. Na mama wawe yumvire uzaba mama mwiza. Ariko nubita ugakora ibyo wishakiye ntago bizashoboka. Bonheur be blessed. Mama w'abahungu be blessed. Puzzle 206 Imana iguha umugisha. Rinda ibyo kwizera. Niho ibintu byose bikomoka. Sera @4 Bonheur Imana iguha umugisha. Rinda indangagaciro z'umuryango ukomokamo za Kinyarwanda. Nushaka kuba mu ntara ya gatandatu ya diaspora I don't care, ariko rinda indangagaciro z'ubunyarwanda muri wowe. Inama za papa wawe, inama za mama wawe numara kuzumva uzaba umugabo mwiza, uzaba umusore mwiza. Ndababwira iki? Kumvira ababyeyi batubyaye nicyo kintu cya mbere cy'ingenzi. Zaire Rwanda Imana iguha umugisha. Kumvira ababyeyi batubyaye nicyo kintu cy'ingenzi cyane kuruta ibindi. Ndabinginze Nkurikiye Imana Emmanuel Soso Solange Donat Imana iguha umugisha. Rinda indangagaciro z'umuryango wawe.
indangagaciro zaho ukomoka, indangagaciro inama z'ababyeyi ziba zikenewe. Ntago niba utararinze indangagaciro z'umuryango wawe ntago wakizwa. Twigire mu gukizwa rero. Mu gukizwa ni byiza, ni ukureka ibyaha. Gisele Imana iguhe umugisha. Kureka ibyaha. Soso Solange, be blessed. Kureka ibyaha ni ibiki? Ni ikintu cyose ujya gukora umutima wawe ukagukomanga. Ni ikintu cyose ujya gukora umutima wawe ukagukomanga. Icyo kintu cyose ni icyaha. Kandi twemere gukora byose. Twemere kunywa twemere kunywa wisiki, ariko siko bitugirira umumaro. No, ikintu uzajya gukora umutima namuka kubuza jya ukivaho, ntago ari cyiza. Kireke, kijugunye kure. Guys, tap screen, ndimo ndababona. Imana ibaho umugisha. Ingabire Joe, be blessed. Ikintu cyose ujya gukora umutima ukakubuza, kireke, ni icyaha. Ikintu cyose ujya gukora umutima ukagucira urubanza, ni icyaha. Ndagira ngo mbabwire abantu bakijijwe. Pawulo yari umugome, Pawulo yari umukozi w'ibibi, Pawulo yakoraga amabi menshi, ariko umwuka w'Imana amaze kumusanga arimo ajya i Damasiko, ngo umucyo w'Imana uramubonekera, ubonekeye kubita hasi ayaturije avuga ngo urinde mwami nkagukorera. Ndagira ngo Ingabire Joe, Donata n'abandi Imana ibahe umugisha. Dusengera, ndabasengera mu kanya. Imana ibahe umugisha. Mama w'abahungu ndagusengera, Imana ibahe umugisha. Aravuga ngo urinde mwami nkagukorera. Pawulo amuvamo umuntu mwiza w'ubutumwa bwiza, wumvise ijambo ry'Imana arakizwa arahinduka. Ndagira ngo nawe uhinduke. Pawulo yari umugome, ntago wakora ubugome ngo urushe Pawulo, ntago wasinda ngo urushe Pawulo, ntago wasambana ngo urushe Pawulo, ntago wakwiba ngo urushe Pawulo. Hari ibintu utarusha Pawulo gukora, Pawulo yakoraga. Pawulo yari inkozi y'ibibi biteye ubwoba, ariko Uwiteka araguhamagara uyu munsi. Uwiteka aragushaka. Mukobwa akizwa, mumama akizwa, mugabo akizwa, bagabo bacuma abagore babo nimukizwe. Ibuka umurambaza avuga ati sheri shushu joteme, ariko wamaze kubyara kabiri usigaye ubona ari umubi. Wowe uri umupfapfa, hindukira, ongera ukizwe mu izina rya Yesu. Wa mudamu yakundaga umugabo wawe, ariko nubwo hajemo agatotsi nuko warangaye, wenda wumvisha inama z'abagore bagenzi bawe. Reka nkubwire, inshuti ufite ugenzure. Hari igihe inshuti ufite ari zigushakaho ibyo utunze, atari zigushakaho umubano mwiza, ariko igihe kirageze ngo uhinduke, ugire umwanzuro ufata. Ni ukuri, ugire umwanzuro ufata. Gira umwanzuro ufata, mukobwa, mupapa, mugabo, banyarwandakazi. Twubaha Imana, twubaha imiryango dukomokamo, dugire imitima iciye bugufi, dukunda abacu. Ubu hari abantu binywera inzoga mu cyaro, mama yabuze n'igitenge. Hari abantu i Kigali basirimutse, mu cyaro papa yarwaye imvunja, ntibamugura n'agakositime ngake nk'abandi basaza, mama ntibamugura agatenge. Turenda kujya muri Noheri. Reka mbabwire ibyo bintu biteye agahinda. Ndagira ngo musharinge iyi live, tugirane inama. Guys, tugirane inama. Ibuka umuryango ukomokamo, numara kuwibuka ugira indangagaciro z'abantu b'Imana mu izina rya Yesu. Indangagaciro z'abantu b'Imana, indangagaciro. Rinda ibyo kwizera, rinda uburere ufite, rinda Imana iba muri wowe, rinda gukomera kw'Imana kuri muri wowe, rinda ibyo wamenye. Ugaruka Uwiteka kugirire neza. Guys, welcome. Jovita, karibu. Merci. Mu rusaku sha. Koze cyane. Jovita uri mu rusaku. Uwiteka azabagarukira. Abasore urubyiruko mugarukira, Uwiteka azabagarukira. Narengere. Yesu azabagarukira. Imana itanga umugisha. Imana iguha umugisha utibye wa mugabo ukora muri banki. Imana iguha utibye wa mugabo ukora kuri gishe ya banki. Imana iguha umugisha utibye utatse. Imana iguha umugisha. Umupolisi Imana yakuzamura. Imana yakugarukira. God's commandments. Uzagukoraho
ariko banguka, Imana yakugirira neza. Wikwikurira umuvumo. Olivier joined, Imana iguha umugisha, turi live, turi gusenga, turi kubwira Imana. Ndaje mbasengere mu kanya ngende. Abarwayi mwese ndaje mbasengere, ibyifuzo bitandukanye, abashomera, abambaye ubusa, badafite epfo na ruguru, ndaje mbasengere. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo Imana yabagarukaho. Uwiteka yakuzamura udakoze amanyanga, Uwiteka yakuzamura utibye, Uwiteka yakubakira utibye. Wa mukobwa, Uwiteka yaguha umugabo mwiza udasambanye. No, nuryamana n'umusore azagusuzugura, n'ujya azajya gusuzugura ati ubundi warampaye bura wahaga n'abandi. Wa musore we utagiye gusambanya abakobwa abana, Imana yazakugirira neza. Ariko nagira ngo muze tuganire, mutapinge screen kugira ngo mbabone. Nkeneye 1k views, 1k like. Imana ibaha umugisha. Ndimo ndabahamagara ngo muze tuganire ijambo ry'Imana. Kandi yaravuze Claude, Imana iguha umugisha, Paul avuze ngo maze kumera nk'ibisuko cyane ku murongo wa 6. Yarihamirije ubwe. Lord Martha Stefani, Imana iguha umugisha, yarihamirije ubwe ngo maze kumera nk'ibisuka ku gicaniro, ngo narangije urugendo rwanjye, ibisigaye mbikiwe ikamba ry'ubugingo buhoraho. Guys, be blessed. Ndimo ndababona abantu munkurikiye. Reka mbabwire ngo tugire indangagaciro zabaga muri Yesu, tugire indangagaciro zabaga muri Kristo. Indangagaciro z'abana b'Imana zirakenewe. Happy Uwera, Imana iguha umugisha, ndakubona nawe, Yesu aguha umugisha. Hagira abantu bazamuka, nzamura batubwira icyo batubwira. Indangagaciro zirakenewe mu rubyiruko, zirakenewe mu bapapa, zirakenewe mu bamama, zirakenewe abantu twese turakenewe. Indangagaciro zirakenewe, indangagaciro zirakenewe. Nimuze. Bugingo ndakubona. Muzamura, nari nkuzamura ndabona ugiye. Reka nongere nkwemvite. Abahe umugisha. Yego. Ndakumva Bugingo. Amakuru ni meza saa, mumeze ute? Namahoro urakomeye. Ndakomeye cyane, nishimiye kubana nawe live kuri TikTok. Yego, urakoze cyane. Mutapinge screen kugira ngo ndebe ko turi kumwe, kandi ubwo buhamya n'izo nyigisho turazishimiye cyane. Yego, murakoze. Imana ibahe umugisha. Komereza aho, turagushyigikiye. Imana kandi ikomeze ikwagure. Turi kumwe. Urakoze. Be blessed kabisa. Imana iguha umugisha. Misi iguha umugisha. Ndumva mfite network iri kuvuga nabi, ariko guys, nendo mabwira ngo mugubye neza kandi Imana muri baho umugisha. So something is wrong maybe with my network, so let me stop by here. Ingabire 35, Imana iguha umugisha. Ndabona network yanjye itameze neza cyane, ariko wenda yaje ntago mbizi. Reka nsubire hano. Mukabaranga umugisha. Imana ikugire neza. Bugingo ndabona nawe yagiye, ariko mutapinge screen kugira ngo ndebe ko turi kumwe. Nemwe mvuga ngo tugire indangagaciro z'umuryango dukomokamo, nibwo tuzagenda indangagaciro zo mu Mana. Kiruta joined, Imana iguha umugisha. Nitugira indangagaciro z'imiryango dukomokamo, tuzagenda indangagaciro z'Imana. Imana iguha umugisha. Ndi imbere yawe rero, ndimo ndakubwira Kiruta gubwa neza, n'abandi bose nemvitinze bakaba bataraza, gusa Imana ibampera umugisha. My time is running out, so 10 minutes are gonna left this live. Ariko ndabashimiye. Nabonye Jovite, Imana iguha umugisha, n'abandi bagiye babana nanjye na Bugingo. User, Imana iguha umugisha. Mireye, Imana iguha umugisha. Ndimo ndababwira ngo tugire indangagaciro za Gikristo, murinde ibyo kwizera kuruta ibintu byose birindwa. Kandi kugira ngo nibyo kwizera neza, no kubanza ku indangagaciro z'umuryango ukomokamo, warangiza ukaza ukizera Imana. Bernard, ndashimiye. Be blessed. Ndakubona cyane. Imana iguha umugisha. Ngiye gusengera abantu rero, mbone kuva kuri live irabirangiye. Nafasha revu igihe gitoya, gusa abantu twabanye ndabashimiye. Buri wese ufite ubushomeri ngiye kumusengera, urwaye ngiye kumusengera, wambaye ubusa ngiye kumusengera, udafite akazi ngiye kumusengera, buri muntu ibaza arimo ngiye kumusengera. Emerine Niki, Imana iguha umugisha. Buri muntu ngiye kumusengera, urwaye nafata harwaye, ngiye gusenga Imana ubundi ngende, kubera ko ndabona amasaha agiye kumfata. Ngiye gusengera abantu, buri wese icyifuzo afite. Sumaya, icyifuzo ufite Imana iguha umugisha igisubize.
Emi, Imana iguha umugisha icyifuzo ufite igisubize. Ngewe ntukimwire ko ntacyo nagikoraho nka Samu, ariko Imana yonyine nigikoraho. Sahel, Imana iguha umugisha. Sare, Imana iguha umugisha. Imana nisubiza ibyifuzo by'abantu, nge ntacyo nabikoraho. Ngiye kugusengera. Berami, nanjye ngiye kugusengera. Icyifuzo ufite ngiye kugisengera rwose, ntunakimbwire, ariko ngiye kugusengera. Imana igira icyo ikora kuko ari ishobora ikagikomeza. Buri wese mu ruhande ngiye gusenga Imana. Mana, ndagushimiye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, uri umutabazi kandi uri umurengezi, uri Imana nzima n'ubushobozi n'ububasha. Ndagushimiye, ndaguhimbaje ko uri umwami w'abami. Ndasengera urubyiruko rw'u Rwanda n'abanyarwandakazi n'abagabo bubatse n'abadamu, mu izina rya Yesu uze ubane nabo, ubagire neza, ubaha imbaraga. Abantu bafite ingo ubaha imigisha, ubagure. Abashomeri muri ubaha akazi, abashonje ubagaburire. Abafite abana batarajya kwiga utanga uburyo bajye kwiga, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Buri mu papa na buri mama wubatse urugo, ndasenze ngo umugire neza kuko uri Imana ifite imbaraga. Abatarakizwa nabo bahagakiza kuko uri Imana ifite imbaraga kandi ishobora byose, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasenze data wa twese, Mana, ngo ubagirire neza, uca inzira aho zitari. Umugabo kuba umugabo ni ugutunga urugo, umugabo agahahira urugo, agahahira umugore we. Niyo mpamvu nsenze mu izina rya Yesu kugira ngo imbaraga zawe zibane nabo, gukora kwe kubane nabo, gukomera kwe kubane nabo, mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo abantu bubatse ingo, Mana, iziri mu macakubiri, izihagaze mu manegeka, izinda gusenyuka, garukundo nk'urwa mbere, mu izina rya Yesu. Ukora ikintu gifatika mu ngo zabo, tuzavuga ishimwe ryawe, ndavuga gukomera kwawe n'ineza yawe n'imbabazi zawe, izina ryo niryubahwe. Ndasengera abasore n'abakobwa mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Mana, harabanje kaminuza badafite akazi, nubaha akazi, nubacira inzira. Mana, hari n'abandi bari mu rugo badafite akazi, ubacira inzira. Buri wese ibyari bumucira inzira, izina rya Yesu. Abari gucuruza bicaye mu rugo, abari gucuruza bafite utuntu tundi bakora, bari muri ofisi, bari mu mabiro, abantu bose aho bari ibyo bari gukora, bose mbasabiye ubwiza bwawe ngo bagereho, imbaraga z'Imana zibagereho, mu izina rya Yesu. Buri wese umuyobore aho umugisha we uri, buri wese umuyobore aho ibyo biri, buri wese umuhuze n'igisubizo cye, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Abasore nk'ubu bari kurushinga, ubagirire neza, ubaho urukundo nyarwo, bazabyarire u Rwanda abana, bazabyarire igihugu abana, nawe bakubyarire, bazavamo abapasiteri, abakozi b'Imana, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Ndasenze ngo ubagirire neza. Berami yambwiye ngo musengere, Berami 8,000. Nsengeye Berami, ibyifuzo afite ntacyo nabikoraho, ariko uri Imana izi umutima wa Berami. Niwe wagera kuri Berami ukagira icyo ukora ku buzima bwe, ukagira ibyo uhindura ku buzima bwe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Na Emi ndamusengeye, Ade ndamusengeye, abantu bose bafite ibyifuzo umutima wabo ndabasengeye, ngo imbaraga zisumba byose zibagereho, imbaraga z'Imana zibagereho, mu izina rya Yesu. Nsengeye abarwayi ngo bakire, bambaye ubusa bambike, abadafite uko bagenza ugira uko bagenza. Dore turi mu mpera z'umwaka, data wa twese, ndasenze cyane, ugarura urukundo mu bantu, ugarura ubwiza bwe mu bantu, kandi abantu barinde ibyo kwizera, abantu bongere bakizwe, abantu babone ubwiza bw'Imana, abantu bamenye Imana ifite imbaraga, Imana bamenye gukomera kw'Imana. Ndasengera Mr. Ha umugire neza, ndasengera Thierry umugire neza, mu izina rya Yesu Kristo. Abantu bose twabanye, abafyonze kuri hano kuri screen, ubaha umugisha, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Buri muntu mu bibazo afite, buri muntu mu ntambara afite, buri muntu mu bintu bimugerageza, buri mu makuba afite, bose ubacira inzira, imbaraga zawe zibane nabo, kuno rwe rubane nabo, gukomera kwisumba byose kubaganze, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, kuko uri Imana ishobora byose. Ndagushimiye rero, komeza kubana nabo, abatwaye imodoka ubarinde, n'ufose ubarinde, abakeneye imishaharo yibahe, keneye kuzamurwa mu ntera ubazamure, abari hirya na kure bagirire neza. Mana, ugira abantu wirata, hagira abantu wavuga ngo mfite abantu nanjye nakwirata. Cynthia, Nancy, Join, Imana iguhe umugisha, mu izina rya Yesu Kristo. Ndasenze rero data, abanyarwanda bagirire neza, cyane cyane bose ubagirire neza, abakubaho bagirire neza, mu izina rya Yesu. Hari ushaka umugaragu w'Imana ni Emi atureye amagambo, Imana ikubabarire niba hari ibyaha wakoze, Imana ibikubabarire. Injira mu cyumba cyawe usenga Imana, Imana irakubabarira, Imana irakubabarira, irakugirira ibambe, Imana irakubabarira. Imana iravuga ngo uri umwana wayo, ntabwo Imana yagutaye, ntabwo Imana yakujugunye. Ndagusengeye mu izina rya Yesu, kuko ushaka kuba umugaragu w'Imana, Imana ikwiyereke, Imana igutoneshe, Imana mve gusenga kwawe, Imana mve ibyifuzo byawe, mu izina rya Yesu Kristo Nazareti.
Mana ntisengera abantu ubarindisha imbaraga zawe ubarindisha urukundo rwawe ubarindisha amahoro yawe ugere sehashika ugere Kibagabaga ugere ahantu hose mu mavuriro ya prive ukora imirimo itangaje niwe washobora gukiza nta mwana w'umuntu wakiza hari ibyo abaganga bananirwa ariko we hari ibyo ushobora we hari ibintu bitajya bikunyeganyeza we hari ibintu bitajya bigukanga urabikora bigakunda Mana ihabwe icyubahiro nuko ugenda ubagirire neza ugenda ubafashe ugenda ubarinde nkuko twasomaga Timoteyo wa kabiri n'umurongo wa 7 ngo narwanye intambara nziza narangije urugendo rwanjye narinzi ibyo kwizera reka aba bantu bankurikiye bose Mana ubabere Imana babere umutabazi uzasenga wese uzamwumvire uzaguhamagara wese uzamwitabe azari mu byago no makuba ujye umutabara arwaye umukize ababaye umugirire neza ashonje umugaburire yambaye busa umwambike kandi umugirire neza mu izina rye ndagushimiye mu izina rya Yesu ukomeze gufasha nsengera abantu turi kuri TikTok tujye tuzikoresha neza kwamamaza ibyiza by'Imana kwamamaza imbaraga z'Imana tuvuge gukomera kw'Imana mu izina rya Yesu Imana rero ibaho umugisha ndabasengeye mbonye umutumirwa n'amwakiriho gatoya agira ibintu avuga ubundi ndi mu minota nsoza asigaye iminota 3 ngasoza chef karibu Imana iguha umugisha uranyumva witwa ndimo ndakumva yego Imana iguha umugisha usinga Imana iguha umugisha mwinshi cyane ukora gikurikiye ariko kuvuga ngo dusenge se musinga ariko ntabwo ndimo ndakumva neza nakabazo ka network kirenge kimeze neza ngo mbwira ndakumva noneho ibibazo ufite ngo dusenge niba ari icyifuzo se niba ari suggestion niba ari inyunganizo h'abantu bimwe biracika network sinzi ukuntu zimeze ntabwo ndimo ndakumva neza pe sinzi mo ndakumva ariko ntacyo umusange ukize tuzasubira gukora ariko nzajya mbamenyesha nyuma ariko abantu twabanye n'ukuri Imana ibahe umugisha wese icyifuzo afite umutima we Imana iwugenderere kandi musubize mu izina rya Yesu ndabashimiye rero akabeza Shema uje turimo tugenda gusa nawe be blessed nawe ubwiza bw'Imana bukugereho amaboko y'Imana kugere UG Imana iguha umugisha n'abandi mwese Imana ibampere umugisha nimutawe Samuel nk'ibisanzwe Imana ibampere umugisha ntegwanye no kubwira abantu Kristo no kubimutsa indangagaciro z'imiryango dukomokamo mu cyane tugere i Kigali ubone twabaye abasore b'ibigoryi badafite 12 ahubwo tugira indangagaciro z'imiryango dukomokamo indangagaciro z'imiryango za papa wambyaye ziri indangagaciro zibere nonse niturangiza dukira tugiye gukizwa nibwo tuzabishobora ariko kuza nkaza gukizwa nta indangagaciro z'umuryango nkomokamo ubwawo nabyo ni ikindi kibazo niyo mpamvu ibintu by'abakristo bifaringa igihe kirekire ariko Imana ibahe umugisha arimo arambwira ngo adjusting kamera neza ahantu ndi imvura yaguye hari kumyeni ku kirere kimeze mwihangane kandi usena Imana iguha umugisha so I'm leaving now be blessed Imana ibaho umugisha naho ubutaha ciao ciao